kwa muganga nahabaye cyane natwite najyagayo nyine njyanye ingemu njyanye n'amafaranga yo kwishyura imiti. Yego. Ese ntabwo ari mama wanjye nzi uko yitwara ntabwo nzi uko Okay, ni Sedu nk'uko bisanzwe ni Bambariyoro. So reka mbashimire wowe wahisemo kubana natwe, wagiye kubana natwe muri iki kiganiro. Nkusabe kuza kugira umutima ukomeye kandi umutima ufasha, nicyo cyatuzinduye. Reka nkubwire ngo uyu munsi abari njyewe ejo akaba ari wowe. Ntangije amagambo bidasanzwe nk'izindi nkuru njya mvuga, kubera ko uyu munsi ufite umutima umenetse byanteye gufata icyemezo mfata urugendo mvaho nari nsanzwe nkora nk'uko mubizi ngana Bishenyi rero nkaba naje kureba umuryango mwiza. Muramubona umumama undi imbere niwe twaje gusura, muraza kumenya byinshi ku nkuru ye ibabaje, ariko nizera ko Imana ihari kandi Imana ikora. Nicyo rero twaje gukora nka Bambariyoro. Reka uyu mubyeyi atangira atubwira amazina ye n'uwo ari we, then turaza gukomeza n'inkuru ye. Mama, ikaze kuri Bambariyoro. Uradufasha wongera ijwi wibwira abakunzi ba Bambariyoro n'abanyarwanda muri rusange. Akimana Safiya, kijwi rye riri hasi mbona utishimye, bimeze bite? Niko usanzwe, niko bisanzwe. Okay, Akimana Safiya, twagiye tubona inkuru zawe ahantu hatandukanye, inkuru yawe turavuga ngo natwe nka Bambariyoro nk'abantu bafite umutima uciye bugufi kandi umutima wo gufasha, dufata icyemezo cyo kugushakisha bitoroshye. Turakubona, tugusaba ko twagusura, nawe uratwemerera nubwo byagiye bizamo imbogamizi, ariko kubw'Imana birakunze. Nta kibazo mwahageze, Imana ishimwe. Urakoze cyane, reka tunagushimira ko wemeye kandi unakomeye. Ndakomeye, ndashimira Imana. Okay, urakomeye urashimira Imana. Akimana Safiya, twaje mu rugo kubera inkuru y'umupapa twabonye. Wagira byinshi utangariza Bambariyoro n'abakunzi bayo n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo dukomezanye nayo. Uratubwira ukuntu byatangiye, ukuntu inkuru ihagaze muri make. Yatangiye nyine yari umuntu muzima, yari umugabo nyine utunze umuryango. Yego. Nyine aza guhura na agisida. Atwaye moto yaritwaraga agenda ajya mu kazi. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo inkuru ye yuko yaguye nayimenye saa 7 z'ijoro. Yego. Hari umuntu uje kubimbwira, ntabwo nari namenya amakuru ye, sinzi nimba yaragonzwe, sinzi nimba yarigushije. Yego.
gusa nyine ngiye kubera ko nta makuru nigeze mbona anyemeza ko yagonzwe, nemeye ko yigushije. yego nta kindi cyarenzeho. Kurikiranye kuvuza gusa, turamuvuza nyine, yego ajya muri koma yimaramo amezi 6. yego aho akanguka nyine ubona ari umuntu ukanuye amaso ureba ukuntu ikiragi atanyeganyega. rero kwa muganga bahise bamusezerera, baramufata nyine bamushyira mu ivatiri arataha. arataha umuzana mu rugo. tumugumana hano nabwo amara icyumweru cyarashize, yego yicaye nabwo tumugaburira gusa ari ukumutamikaho umwana w'uruhinja. Yego. Azi n'ibyo baba bari kumuha, mu amazi cyangwa mu biryo, ibintu byose. aho yicaye nyine waba umusize aho ugasanga kwituma yicaye gutya arabirangiza. nyine mbigumamo gutyo, ndakomeza ndagerageza Yego. nanasenga ko Imana igenda ibyoroshya. Yego. ntabwo agishaka kujya wenda nko kuri tuwarete, nubwo adahaguruka ngo abashe kujyayo, ariko aragerageza umwenda akawumanura akabirangiza. biza nyine ugakongera akiyicarira hanze aho ngaho akahaba. nabyo ndabishimira Imana kubera ko amen. rero saa yindi ndabona ikenewe wenda ni uko ari ubushobozi buri kubura, wenda buramutse bubonetse wenda yamusubiza nko kwa muganga akaba yagororwa, wenda akabasha gutambuka akayageraho abandi bantu bari, agiye abonana n'abantu mbona atatinda no gukira. yego byose ntabwo bikunda kubera ko ubushobozi ntabwo. rero nayo bariya nta kigenda, ntabwo bishobora rwose, byarananiye. yego so reka twizeye ko Imana hari ikiri buze gukora, sibyo? iracyanakora n'ubu. nkurikije ukuntu umuntu wese wumvisha inkuru yawe akorwaho, nizera ko aho byari bigeze bikomeye hari ahantu bigiye kurangira, biri gushira. yego ubwo ubibona, reka tubishimire Imana. reka ntatinze mpera aho wahereye. yari umuntu witwara kuri moto, yari umumotari, ari umugabo uhahira umuryango. muri uwo muryango ufite abana? turi abantu 6 ubundi bwite. abantu 6, ubwo ni umupapa n'umumama n'abana 4. yego. abana ko ntabwo twabonye? abana ntago bahari, ntago bana nabo, nabwo nyine mba njyenyine ariko bahari, ariko aho baba bari nyine nabo bari gushakisha ukuntu ejo habo hazaba heza. ntago bandagaye aho hose. umukuru afite ingahe? umukuru afite imyaka, yavutse 2005. 2005 ubwo afite imyaka 17. ari 17 na mushiki w'umukurikira nawe arimo arakura. nawe umuhererezi mushiki we ni uwa kabiri nyine. 2012 uwo mushiki we yavutse 2006, uwo muhungu avuka 2005. okay. noneho ukurikiraho n'uriya ubonye ari mu myaka 14. umutoya afite imyaka 9. reka njyewe mu kwizera kwanjye nizera ko Imana ari inyembaraga. bananashima kubera ko niba warahuye n'ibyo bibazo, umuntu wari utunze umuryango akagira ikibazo gutyo, yarangiza ariko umuryango ugakomeza ukabaho, no kubera ko ari Imana, sibyo? n'umuntu wese ukurikiranye iki kiganiro, wowe wahisemo kubana natwe, wowe wumva amarangamutima yazamutse, ntago rwose uri busabwe ibintu bikomeye. sinagusabye kuza ngo ukora icyo umutima wagutegetse. basi inkuru y'isharingi, basi niba ufite n'igiceri cy'ijana turaza kukubwira ukuntu wabigenza, ariko uyu muryango ukomeze ubeho, sibyo? ukomeze ugire amahoro. ni umuryango ubona wishimye, ni umuryango ubona ukomeye, ariko
ufite ibibazo, ufite ikibazo cy'imibereho, ufite umurwayi, rero wowe hari ikintu wakora nanjye nkagikora, nawe ejo hari icyo yakora, sibyo? aramutse akize n'umuryango we yafasha n'abandi, nawe wasanga uri mu bazafashwa, sibyo? ntawe uguhatiye gufasha, ariko njye nshishikariza abantu gufasha mama, sibyo? So twikomereze, nakari gaciyemo. saa 7 uryamye, umupapa yagiye ku kazi, umutware yagiye ku kazi, wumva inkuru ngo yakoze accident uryamye, wabifashe uti? wahise ukora iki muri ako kanya? narabyutse nyine. Yego. ese wakongera wakomeza ukaryama? warabyutse. narabyutse mbura icyo nkora, kubera ko mama twari dutuye hariya kure, biriya bizu by'ubururu uri kureba hariya niho hafi mu rugo. biriya bizu by'ubururu turaturanye na rwa rupangu. yego. izo saa 7 z'ijoro ntabwo nazitinye, narabyutse njyayo njya kubimubwira. yego. narenda ngeze hariya mukatiye kuri ziriya ndabyo mpura n'irondo. yego. iramfata nyine ndibwira ibyanjye, mbona barandekuye, ndakomeza ndagenda. barambwira ngo subira mu rugo ujye kuryama, urabikurikirana mu gitondo. nawe ati wapi, ntawe nashobora kuryama. yego. ndakomeza rero ndagenda nyine, n'umwana amuhetse mu mugongo, n'uriya wari ugihetswe, n'uriya wamanutse. undi namubyaye papa we ari kwa muganga akiri muri koma. ni uko ngo yagiye muri koma ufite inda y'umwana mutoya. uko kuvuka uyu ntakuzi, nubwo n'abandi nabo abavuga ati nta bana ngira. numva kuri yawe rwose nta n'igiciro, niyo byagaruka ntabwo uriya yapfa kumwiyumvamo. yego. inkuru yaje, inkuru ninde yayiguhaye? ninde waguhaye inkuru ko umugabo akoze accident ugahita ubyuka? ni umugabo wari utuye hariya hafi y'aho yaguye. yaguye he? yaguye hariya ku Ruyenzi, umanuka kuri Beka. yaguye kuri sitasiyo hepfo yaho gato. hepfo yaho gato. okay. korosi rihari mwariciyeho. niho yaguye rero. ubu ari executive w'akagari kacu. yego. niwe waje ahekanye n'uwo mugabo wari uhaturiye. baraza nyine barakomanga, bambwira bakuzanira inkuru y'incamugongo. komera. noneho twaragiye kwa muganga, birumvikana utangiye kumukurikirana kwa muganga. wageze kwa muganga umusangayo, byagenze gute? namusanze nyine turamushakisha, turanamubura kubera ukuntu yari ameze nabi. ntabwo twapfuye kumumenya. yego. yabaye nabi cyane. wari wanamuyobewe? yahumekaga nabi, arimo yongererwa umwuka. nyine turabaza ati se umurwayi waraje hano nimugoroba nijoro arihe, mutuyobora ahantu ari, mwinjiremo aho ngaho. turagenda turinjira, turashakisha, turaheba, ariko tukazajya tumunyuraho ari aho hafi. twumva umuntu uhumeka cyane, ariko situmenye ngo niwe. umusaza wanjye twari turi kumwe niwe waje kureba, areba nyine hasi ku birenge, bari bamworosha ibirenge biri kugaragara. arebye ku birenge ahita avuga ati se yasiwe, ari guhumeka kura, ntaganire kare ntabwo yaba ari nyamara ni. ahagenda yorosora ibirenge, arareba abona niwe. turangije nyine nibwo yahise anatinyuka aragenda. bari bamwambitse urumasike yahumekeragamo. yego. aragenda arareba asanga niwe. noneho arakurikiranwe kwa muganga, bakomeje kumwitaho. byari bimeze bite? umuganga yakubwiraga iki abamukurikiranaga? muganga umwe nibuka niwe wavugaga, ntabwo nanjye nakunze kumurwaza. uwo musaza wanjye niwe wari umurwaje, kubera ko nanjye nitaga ku by'urugo ngira ngo mbone amafaranga yo kuba yamurwaza. ntabwo kwa muganga nahabaye cyane, nari natwite. najyagayo nyine njyanye ingemu, njyanye n'amafaranga yo kwishyura imiti. yego. kubera ko ibikorwa yakoraga nahise nkomeza ndabikora, ariko nyuma biza guhagarara. yakoraga ibihe bikorwa?
yacuruzaga imicanga yaranguraga ibintu abacuruza ubwo rero nyuma naho haza kuvukamo amatiku barabyisubiza abo yagiye ahaha nabo bakajya bantesha umutwe cyane hahita hazamo kampani ikomeye ngo bari abademobe birangira rero ubwo badukujeho n'ibyangombwa byabo nari mfite sinari nzi aho byerekeye ntabwo yanabikwerekaga mbonayemo biramvuna ndabyibonera ubuzima busanzwe nubwo n'ibyo yari yaragezeho nabyo byarapfuye gusa aho nta na kimwe tukiba tugikandagiramo yewe ngira ngo murumva ko uyu ni umuryango wari wifashije umuryango wari ukomeye umuryango wari ufite byose ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya bigira gutya birarangira ariko ku cyizere cyacu turizera ko bitararangira ugeze kwa muganga uhuye n'izo struggle z'ubuzima ibintu yari yaragezeho nabyo biragiye kwa muganga byaje kurangira gute abaganga bakubwiraga iki umuganga umwe niwe nibuka nyine nakubwiye ko atari njye wamurwaje cyane ariko umuganga umwe niwe nibuka ko yabwiye ngo yavuze ndi kumva aravuga ngo nimubona uyu murwayi akangutse atameze uko ubuzima bwe bwari bumeze mbere hose muzabyakire yego rero duhita tuvuga ko nyine ari kubona bitazapfa kuza vuba vuba yego n'undi twavuye kwa muganga tuvuga ati n'undi ni nk'aho byarangiye turakira rero ubwo nyine byakira nk'aho byarangiye nk'ubyakira nk'aho byarangiye avuye muri koma arakanuye baramubasubije muratashye mugeze aha mu rugo akanura hari ijambo yavugaga akangutse avuye muri koma oya ndavuga akiri kwa muganga cyangwa yamuzanye atarava no muri koma ntabwo nari mpari areba umugeraho bwa mbere bakubwira ko yakangutse nta kintu bakubwiye yavuze watangiye kumva ijwi rye ryari yageze aha mu rugo nuko ngo muzanye ataravuga ari ikiragi atangiye kuvuga byatangiye gute atangiye kuvuga nyine aribwo umwana yaraje imbere ye yego noneho umwana amugeze imbere aramubwira ahita amubwira ngo ngo wacyana ngo uri mu biki ubwira uwo mwana nyine wari umuri imbere yego umwana ahita aza yirukanka arambwira ati mama tuzi ko papa avuze yego wari uri he papa aravuze nari ndi mu gikoni ntetse utetse umwana aza yiruka ngo papa aravuze nawe ati namubwirane urimo urabeshya tanze inje turamuvugisha aranga neza yaga kutuvugisha arabihorera aratureka burongera buracya nanone atarongera ngo avuge genda biza gahoro wari utaremera ko yavuze ntabyo nari nemera waje kubyemera gute nanjye nyine sinzi ukuntu yanabikomeje gusa cyangwa nuko nzi ko naje nkamuza imbere nje kumva nyine ibyo abwiye uwo mwana akongera kuvuga aratwihorera yanga kongera kuvuga umunsi umwe bwa mbere wumva avuga mwavuganye iki ntabwo ubyibuka icyo uzi ni uko igihe kinini cyane byagiye binyura mu mutwe ni byinshi niko bimeze noneho kugenda kubuja namubonye ari umuntu ubuja wicaye no mu kagare byaje kugenda gute kugira ngo abuje ntabwo agenda yaje kuriya ameze niko yavuye kwa muganga ameze atanyeganyega atatsimbura ikibuno iyo ntebe ari ukumuterura ukamuterekaho ubona ko buri n'undi umuzanye ahagaragara bigasaba uwo musaza wanjye akaba ari uza kumuterura akanamwitaho akamukarabya paka nyine ubonye atangiye kunyeganyega bwa mbere umubona anyeganyega
wavuze ko byaje nabonye nyine navuze nibyo umuganga yatubwiye buriya niko biri kugenda biza gahoro gahoro. noneho ibijyanye n'ubuvuzi bwe bimeze bite? ubu ntabwo akivurwa, ntabwo akijyanwa kwa muganga kandi hari icyizere ko agiyeyo yakira? Kirahari. mbona aramutse amenye kugenda ibintu byose byakunda. Aramutse amenye kugenda ibintu byose byakunda. Reka nawe ubu ngubu wambwiye ko nta kazi ufite. nta kintu ndi gukora. Niba ubonye amafaranga aho kugira ngo ahite ajya kwa muganga uhita uyakemuza ibindi bibazo by'ibanze by'ubuzima. N'undi wese niko yabikora, ariko ndahamya ko nihagira ikiboneka nawe ufite uramutse ubonye umurimo ukora hagize ubufasha cyangwa ubushobozi buboneka wamwitaho ukamuvuza, sibyo? nanjye ndashaka gutambuka akongera akagenda, ameze gutya ntabwo binshimishije, birambabaza cyane. Akongera akanibuka, akibuka abana be, akibuka abana, nanjye akanyibuka ko ndi umudamu. weho kubona ute? yanyita mama we ntabwo uhamagaye ahamagara mama. ni mama, ntabwo ndi umugore. akavuga ko abana ari umunani. imyaka se ko yigeze kumva avuga ngo afite 30, imyaka yibwirwa n'iki? ntabwo 30 ariyo afite. Afite ingahe? afite imyaka 40. Afite imyaka 40, we yivugira ko afite 30. ubwo nyine ari umwana mutoya nyine, avuga ko ari njye mama we. birumvikana gutyo. ukihangana akumva ko n'imyaka yari mikeya. Yego. Turi mama we, ati n'abana niba ari umunabi. Reka twizere ko hari igihe azibuka, akibuka ko uri umufasha we, kandi tunagushimire ubutwari wagize ugakomeza kumwitaho, ugakomeza kwita ku bana. Hari benshi batagira ubwo butwari n'uwo mutima bahita babivamo. nanjye birangora cyane. Birakugora ariko ugakomeza kubibamo. Tunagusabe kutazacika intege kuko wavuye niho habi. intege kubera ko mfite byinshi bindwanya byanca n'intege byatuma nanabivamo nkaba, ariko ntabwo uwo mutima nawubona, ariko nawunzamo kubikora simbishoboye, ntabwo nabishobora. Ese afite umuryango ni arawufite nyine, ubwo ni nacyo naringiye kugushaho. bimeze biti? ariko ntabwo umwitayeho ahubwo bagukeneye. bararwanya bashaka ko ngo avanwamo hano aho atuye akajugunywa ku gasozi, kandi ni umuvandimwe wabo. Akajugunywa ku gasozi? Aha ni mukwe? aha yarahahawe, ariko ntabwo bashaka ngo ko ahahabwa. Kahaba barimo baragutesha umutwe kubera nyine babonye ko yataye ubwenge, atashobora kuburana ngo amenye nawe iby'izo manza, baragenda bagakora ibyo bishakiye. rero inkiko nazo zemeza ibyo zibona bivugwa, ntabwo zita ku bataboneka. n'ibimenyetso utanze ntibabyumva cyangwa babibone. Yego. gusa nyine bagakora ibyabo. n'ubu bavuze ko ngo agomba ngo kuvanwa ahangaha ari, ngo yarangiza ngo aho yahawe ngo akahamburwa, nko kujugunywa, kubera ko iyo bavuze ngo ibintu ngo yahawe ngo bimuve ngo bisubire ku babyeyi bapfuye, bumva hataba harimo nyine ikintu kigambiriwe gukorwa. ni nk'aho bavuze ati we avemo nyine agenda ajye kwangara, arangara se afite amaguru yo kugenda, afite umutwe se utekereza kuvuga ati ndajya ahangaha. nyine niho kandi ibintu yabihawe n'ababyeyi be. ababyeyi bari barapfuye. reka mukomeze muri ubu buryo, nkubwire ngo u Rwanda cyangwa iyi leta ifite ubutabera. muntu uri kureba iki kiganiro rwose, niba hari inshingano ufite, niba hari ubundi buryo wafasha mu muryango, gira icyo ukora. niba hari inshingano zijyanye n'ubutabera, niba hari ibyo uzi ku mategeko, njye ntabyo nzi mama birenze byinshi, ntacyo nzi ku mategeko, ariko nizera ko batakwangaza gutya. icya mbere uri umubyeyi w'abana, icya kabiri umutware wararwaye, icya gatatu ahantu uri ni muko yahawe n'umuryango we. tunasaba niba hari ababazi, niba basabe bagira umutima
bagira umutima. Kubona umuntu ahaguruka akaza kureba umuntu atazi wowe muvukana mu nda, wimutesha umutwe, sibyo? Witesha umutwe uyu muryango, ndetse n'izo nkiko nazo nizishyire mu gaciro, nizishyire mu gaciro, zirebe icyo amategeko ategeka, niba ari koko hari n'icyo zakora, zinabo kandi banabafashe, sibyo? Bareke kugutesha umutwe, ahubwo bagufashe. Ndizera ko bizakorwa neza, ndizera ko iyi leta itarenganya, sibyo? Wigira ubwoba, ahubwo komeza ukomere, sibyo? Komeza ukomere. None ubu ngubu mama ko atavuzwa, ikigambiriwe n'iki? ntabwo avuzwa, njye nyine ntegereje muganga ibyo yambwiye, nese njye narenza he? N'umuryango we nta kintu gufasha, n'umuryango ntacyo umuryango byo ntabyo ntekereza kubera ko ntawo mbona. ntawubona, kandi barishoboye. barishoboye wowe umuntu uzanga kugufasha ntuzacike intege. ntacyo bintwaye. Okay, reka twikomereze. Ku bijyanye n'imibereho ubu ngubu mama bimeze bite? imibereho nyine ubu ngubu birangoye, birakugora kandi nta kazi ufite? nta kintu nkora ni ukuri. Bigenda gute? nkorera mu isoko ariko byaranze, igishoro nari mfite cyararangiye. Wakoraga iki? nacuruzaga ibirungo, utuntu tugendanye na buriya bukweto abana bambara. ubukweto abana bambara. Mama waranguzaga ngahe? nari mfite igishoro cy'ibihumbi 100. Igishoro cy'ibihumbi? nyine kubera kuba nakoze ntibigende neza, nayo nakoreye nkayakoramo ngahaha. ntabwo waba wiriwe nyine uri aho ngaho, utahira aho ngaho umwana arara ubusa cyangwa uyu murwayi ari cyo ukorera. ntabwo byaba ari byo. nahaga nkataha nyine nkabona aragenda ashira. igishoro ukagikoramo. ubumva ubonye igishoro ari byo wasubiramo cyari ibindi? ntabwo mbizi, nareba ikindi wenda nabonye nta nyungu nyinshi zigira nazo. umuntu aba ari ukubura uko agira y'ubushobozi bukeya. nta nyungu nyinshi zirimo. reka twizere ko wavuga ngo urahahisha inyungu ngo igishoro kiguma aho ngaho. ngo igishoro kigumaho ntabwo bishoboka. Okay, ntatinze rero, nka Bambariyoro nka platifomu yiyemeje gufasha no kugaragaza ibyagakwiye gukemuka kandi bigakemurwa n'abantu binyuze mu bufasha. hari akantu yagennye, ntabwo yaje n'umutwe gusa, ntabwo twashoreye gutyo. hari akantu yakugeneye nka Bambariyoro, sinzi niba byemewe cyangwa waza kutwemerera tukaganiriza uriya mupapa, kuko hari igihe abantu bagira ngo ibi ni ibintu byo kuririrwaho amafaranga, abantu barimo barateka imitwe, sibyo? bakavuga ngo buriya ni ibintu bahimbye, sibyo? ndagira tuze kubamara impungenge. ni uburenganzira, si wowe ukuriye umuryango ubu, ni uburenganzira nagusabaga. wamfungurira icyo gikapu aho ku mashini ya nyuma aho hasi, ukayifungura, gifate nta kibazo. bakunzi ba Bambariyoro rero, buriya ni ubufasha agiye gukuramo, ntabwo twari tuzi ko biri kuri iyi level, ariko n'ubutaha nitugaruka urebamo akamverope karimo, oya akandi warigera ati ko na karimo wakabonye. gahagarike neza ukereke abakurikiranye Bambariyoro. twebwe ntitwifuza ko ubufasha gahagarike neza ako kagire gutya, oya gacurukure kerekeze gutyo. dore uyu ni Seduka mufashije, ubu ni ubufasha Bambariyoro yateganyirije uyu muryango. rwose ntago ari ibya mirenge, ariko ntitwifuje ko tumera nka bamwe biyamamaza. ndahamya ko uko bungana kose nakuvuga ngo ntibisaba ibya mirenge gufasha gutanga, siko bimeze mama? ubu ni ubufasha Bambariyoro yaguteganyirije, kandi nanagusezeranya ko
iki kiganiro nikigira feedback gitanga yego ni ukuri zakugeraho sibyo ubu nibwo bufasha yakuteganyirije sinzi niba wabikunda ariko numva ngewe atari byo wabwakira n'ubwawe ariko turawakiriye kandi nawe ikomeze igufashe gukomeze niba wabureba ukaburebamo cyangwa uze kubureba wiherereye nta kibazo sibyo nta kibazo rwose nihagira n'ikindi kiboneka ni ukuri tuzakugeraho sibyo nihagira n'ikindi kiboneka tuzakugeraho nta kintu usabwa uretse kuba gusa ufite umutima w'urukundo umutima wo gufasha no kwizera utatuzaza kandi ndahamya ko hari igihe uzagera ukatuhamagara ukatubwira ngo ubu mfite amahoro ubu abantu baneshaga umutwe nabo abana bararya abana bariga Imana ishimwe ko abana biga ariko ntabwo bakomeje kwiga nyine aya mashuri biga iki umukobwa nakubwiye ari kwiga imyuga n'ubudozi yego umuhungu rero nawe arimo kwiga ibyo gukanika ntabwo bakomeje aya mashuri yandi asanzwe ntabwo bakomeje barabyifuza barangije uwa gatandatu tubona si biri kugenda uwa gatandatu pirimeri bahita rero buri muntu yumva icyo agomba kwinjiramo nyine ariko habonetse ubushobozi bakwiga njye nemera ko na nyuma ya saa sita ibintu byahinduka nemera ko na nyuma y'isaha ibintu byahinduka hano hari umuntu ushobora gukandaho akibuka aho Imana yamukuye akavuga ngo nanjye reka ngire icyo nkora kuri uyu muryango aba bana ntibacikirize amashuri sibyo reka ngire icyo nkora bige sibyo ndizera ko rwose abana baziga bakire ndabyo nifuza cyane uyu ni umumama ufite umutima ukomeye umumama urwanya ishyaka regera umuntu uri kureba niba hari icyo Imana yagukoreye cyangwa niba wizera ko hari icyo cyangwa niba hari imyizerere yindi ufite ariko wizera ko gufasha hari ikintu bimaze egera uyu muryango turaza gupininga nimero ye ndayifite mama ufite iyanjye rwose simbivugiye hano kuri kamera kuko njye sinkunda no kwigaragaza ariko igihe cyose ubona byanze igihe cyose ubona bikomeye ntabwo ntunze bya mirenge ntabwo uzampamagara undi nka musaza wawe cyangwa umuvandimwe cyangwa umuvandimwe sibyo nizera ko nanjye ejo nzakenera ubufasha njye nizerera mu gufasha rero sibyo rero niba hari umutima ufite wowe nabwiraga uko wahisemo kubana natwe nanagushimira cyane kubw'urukundo rwawe kubwo guhitamo kubana n'iyi nkuru kuyireba ukavuga ngo hari icyo nakora pe gerageza nahereye kare nshishikariza umuntu gufasha uyu muryango niba hari igiceri ufite ntugisuzugure ngo ni make amafaranga ufite yose mama wababwira nimero bakohererezaho bibabwire cyane ku buryo yumvikana turaza no kuyipininga ku kiganiro 07 078 63 wowe rero wakurikirana iki kiganiro wowe ukibanye natwe aho uri hose mu nce zitandukanye z'igihugu reka tugushimire wowe uri hanze yacyo mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye reka tugushimire nawe reka tugushimire tukubwire ngo niba ari icyo uzakora kuri uyu muryango Imana izakongerera niba ari icyo uzakora Imana izasubiza aho uzakura reka mbivuge imbere y'uko biri sibyo Imana izagukubire inshuro zitabarika none uyu muryango nawo nugira icyo ubona mama nta mafaranga menshi abaho nta n'amafaranga make abaho sibyo umuntu uzabona agize icyo yohereza hari ikintu wari ucyakira ubu ngubu nta kintu wari ucyakira ariko umuntu uzabona hari ikintu yohereje akwatira ahantu bakubonye none nifuje gusangira nawe ibyo mfite ni ukuri umunsi tuzagaruka uzamushimire nzashima cyane
kandi hari igihe bizarangira gufashwa nawe ugafasha cyane ni nabyo nifuza niyo nsenga ndabivuga Imana ijya imfasha nanjye nzabashe kugira ukomera nanjye umuntu mpuye nawe amfunguza nanjye mbashe kuba namufungurira rwose mbisaba Imana izabimfashemo yego reka twizere ko bizakunda sibyo twizere ko bizakunda abakunzi ba Bamba rero uyu ni umwanya tugezemo niba byakunda mama yaduha uburenganzira sibyo tukaba twaganiriza uyu mupapa kugira ngo hari abantu batekereza ko ari amafaranga ari ibintu abantu bahimba sibyo kandi akavuga ngo biriya ni ibintu bahimbye biriya ntabwo ari byo reka tubibereke niba uri umuntu wanariza sibyo urebe ishyano umumama yahuye naryo uyu muryango wahuye naryo sibyo kubona umupapa atibuka ko afite umufasha atibuka ko afite abana si ibintu umuntu yakishimira sibyo si ibintu umuntu yakishimira kubona abana babura kwiga kandi bari bafite se ushoboye gukora wanakoze akagera ageze umuryango ariko umwana akava mu ishuri kubera ko byanze sibyo reka tubibereke kugira ngo namwe mugire amahitamo niba ari icyo wari utekereje gutanga hari igihe wanabihindura kandi reka ngire icyo nongeraho sibyo ni umuryango ariko ukaba wishimye sibyo mama watwerekeza tukereka abakunzi ba Bamba rero mbere yo gusoza twagaruka no gusoza cyangwa kumuzana se urase bwagaragara neza Ese ni ahangaha saa ku ruhande hano baratse hari ikibazo se kiri naze ko bashaka kumfotora tuganire ashyiremo ikintu ese ni mikoro twagusuye twari twifuje nawe kugusuhuza no kukuganiriza amakuru ni meza ariko witwa Uwereyimfura Ernest sudi siko wamimba sera Uwereyimfura Ernest sudi si izina ry'irimbano si ubwo Uwereyimfura Ernest irimbano sudi nyine abagore nyiranyamara nta mugore nyiranye rero ugiye ko wabyaye nyine umugore barambyaye nyine sese mumbeshyira ngera Rwambari yosira aza n'abakunzi ba Rwambari yosira iki si igitabura bombora si bombo bara yanditseho ariko ndahamya ko nanagushishikariza ko ugomba kugira icyo ukora cyakora cyikize kwivuza bakomeza gukurikiranwa kugira ubuzima bwiza ubuzima nk'ubw'abandi nk'ubwawe uri kureba iki kiganiro gushishikariza neza ikiganiro ni iki kugira ngo rero tukaba tugeze ku musozo twasoza mama tunagushimira cyane wabanye natwe ni ukuri reka tugushimire wakoze nanjye ndabashimira cyane Imana yaberekeje hano ibaha umugisha mwinshi cyane urakoze cyane nawe kandi nawe wahisemo gukomera yego umuryango wawe w'umugisha yego sibyo
kandi ube hafi bikore ibishoboka byose yego uze uyu mukoro yego sibyo so reka dusoze ikiganiro mvuga ngo gufasha birafasha kandi kubaho ni ukubana kubaho ni ukubana ndetse gufasha nabyo birafasha ufashije nawe ejo wafashwa unafasha wanagana nanjye nafashwa kandi nafasha ibisabe bya mirenge nabyo mbivuga ntitwakomeje kubana wafashe turavuga nkaza hano amagambo nk'uko bisanzwe ndabashimiye ushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro mushimire wafashe umwanya wawe komeza uryoherwe na gahunda za Bambariyo Bambariyo ubundi ni ikiganiro mu mbabare mu gisharinge kigere Bambariyo ubundi ni inyungu zitanga reka mbashimire babwira ngo Imana ikomeze ibane namwe hasta la vista ya Risedumasi murakoze cyane